Hello friends, mwaramutse mute cyangwa se mwiriwe mute? Yes, uyu muri kumwe ni Rugambwa Abagabo. Okay, mbere na mbere baje kubasuhuza, nshimira bakoze subscribe, mwarakoze cyane, abarayikinga video zanjye, abazisharinga bakazoza ku bandi bakazireba. Yes, abakoze subscribe mbakuriye ingofero. Mwarakoze cyane. Nawe mushya utarakora subscribe nibigeze kuri channel y'u bwa mbere, ndabasaba kuyikanda kugira ngo dukomezanye video ku yindi. Yes, ndabizanyurwa. Uno munsi nabatindire kambabwire ikinza imbere yanyu. Mwino minsi narakubwiye ngo abagore ngiye kubafata kunda. Abagore ngiye kubafata kunda. Igihe badusereje ni kera, nanjye uno munsi ndabaziye. Wowe mugabo ufite umugore utakomereye neza muri iyo minsi, mu minsi urimo ubu ngubu nta umugore akomereye neza, ntumukubita polisi izagufunga. Nimara kugufunga uzajya kubona abantu muri gereza basigara amahoro, basigare kurya neza, kuri ibyo ashaka. Yes, nawe urabyumva. Ikindi kandi ntuzatongana nawe, kuko nutongana nawe bazakubona, bazabona kuri injiji. Nta muntu w'umugabo wo gutana n'umugore amagambo. Yes, dufite stress nyinshi zitaduha umwanya gutana n'umugore amagambo. Ikindi, ntuzamwicisha inzara ngo nuko mutameranye neza. Ntabwo ari byo. Nta muntu w'umugabo wo kwicisha umugore inzara. Urumva? Wumvise? Ujye umugaburira arya ahajya. Ukuntu uzamuhana ni ukuye. Icya mbere, gerageza umwime amagambo. Uceceke mu rugo, umere ngaho ujunditse ibanga ku buryo urisohoye ryakwicisha. Umere nk'ujunditse amazi ku buryo ubumbuye umunwa yameneka. Ujundika amazi, uceceke, habe niyo yakubaza ikibazo kimeze gute ntumusubize. Wumvise? N'icyo gusaba kumukorera ushobora kugikora utamuvugishije, akakikubwira ukacyumva, hanyuma ukagenda ukagikora. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ntumwicishe inzara. Muhe ibyo akeneye kurya byose nk'iyo minsi umeranye nabi, ariko mu kubimuha ntuzabiryeho. Wumvise? Uzamuhe buri kimwe cyose. Niba akeneye inyama uyimugurire, ariko agenda ayiteke hariya, namara kuyiteka ashyuhe, ashye, hatuyane. Icyokere kizaza n'icyuya kubera gutekera, ariko noneho najya kubyarura ntubirye, umwihorere. Najya kubitereka ku meza mu gitondo asangiye n'ubundi yaharaye. Icyo ni icya kabiri. Kanda subscribe ngo icya gatatu. Wasoje ukanda subscribe, wanasharinze nta kibazo. Okay, niba wikoze webare, cyangwa mu kimwe urakoze, mbaye nimvanze mu ruganda. Yes, niba wakoze subscribe, niba washarinze video, mu by'ukuri urakoze. Hanyuma reka nkomeze ku kibazo cya ku ngingo ya gatatu. Iya gatatu, igihe mugiye kuryama ntuzibeshye nkumukoreho. Usibye no kumukoraho, ntuzamwegere. Uzegere kure ku ruhande. Uzagerageza uburyo ki wegera ku ruhande ku buryo mutari bukoraneho, kandi umutera umugongo. Wumvise? Ndabisubiramo. Icya mbere, uceceke,
ducike mu rugo, ntugire amagambo uvuga, ntugire icyo muganira. Niba utashye no mu kazi, witahire ujye muri dushe ukarabe, ujye mu buriri uryame utamuvugishije. Icya kabiri, ntuzigere umwicisha inzara. Icyo azawukenaho cyose uzakimuhe, nakenera umwenda uzamugurire, nakenera inyama uzayimugurire, nakenera ifi uzikokore uyimugurire, ariko noneho ntuzabiryeho. Ajya abiteka abirye yenyine nawe yabyaye, hanyuma nawe ajya abona ko yabitetse, uko yabitetse niko babiriye, ntiwabiriyeho. Icyo kizamukoma. Icya gatatu, igihe muri kumwe mu buriri ntuzibeshye ngo umukoreho, ntuzamwegere, ntuzamukozeho imitwe y'intoki. Usibye no kumukozaho imitwe y'intoki, uzamutere umugongo kandi uryame kure ye. Nyuma yaho uzaza umbwire. Ndabizi ibyo bintu bizakunda. Umugore azaca bugufi, azagusaba imbabazi, uti mugabo wanjye mwiza mbabarira, navuye iwacu nza nkusanga kubera ko wankundaga nawe nawukundaga, ndagira ngo ibihe byashize bigaruke, twongere twishimane nka mbere tugiteretana. Wumvise? Ako kantu gakorora ambwira. Niba ufite umugore utakumereye neza, hanyuma nkwibutsa gukanda subscribe umuntu utari wayikanda, usharinga iyi video. Sawa, urakoze. Ah!